murakoze ku cyo kuvuga ngo kuki abahanzi batitegurira ibitaramo byabo ni nk'uko nawe utikamera. ntabwo ari ibintu ntabwo bizaba ari ibintu bitunguranye. Abakunzi ba Kenya Trap barabizi, ni nka gahunda ya leta, sibyo? Reka dutegereze Musanze aho tuzatangirira nabo ni ingagi, nanjye ni ingagi. Twese muri rusange mu ntara zose tuzataramiramo bashonje bayishiwe, ni gahunda ya leta, sibyo? Harya warumbajije ngo iki? wakiriye gute kongera guhura kwa The Ben umuvandimwe wawe ndetse na Coach Gaël? Oya, kuko batazaza muri iwacu na muzika tuzabivuga ubundi, ibyo ntabyo nakiriye. Ubuyobozi bwa East African Promoters mutekereza iki ko buriya usabye arasaba bitewe na gahunda ihari tukareba ko bishoboka bizabaho, cyangwa murabitekereza ko twatumira umukuru w'igihugu muri MTN Iwacu Muzika Festival? Tugomba kubana n'ubundi muri iki gikorwa cya MTN Iwacu Muzika Festival ikomeje ku nshuro yayo ya kabiri. Igihe tugiye kubana banyita Hamisango, nari ngiye gufata uyu mwanya dusabe abafatanyabikorwa bacu kuba baza bagafata umwanya tukaboneraho mu by'ukuri kwakira n'abahanzi, ari nako twinjira n'ubundi mu gikorwa cyo kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane. Ubwo babimburiwe n'ubundi n'umuyobozi wa East Africa Promoters, twifuje guha n'ubundi abavandimwe muri Bralirwa. Twari tuboneyeyo gusaba, murakoze cyane, barakurikirwa n'umuvandimwe wa MTN. Barakoze cyane. Nyuma y'uko abafatanyabikorwa bacu bamaze kuba bagera kuri pano ndetse n'umuyobozi wa East Africa Promoters, igihe tugiye kubana muri iki gikorwa banyita Hamisango, nifuje gusaba umuyobozi wa East Africa Promoters kuba yaduha ikaze abafatanyabikorwa bacu bari hano, tukaboneraho kwakira abahanzi tugiye kugendana muri iri serukiramuco rigiye kuba ku nshuro yaryo ya kabiri. Umuyobozi wa EAP umwanya mubi kugira ngo aduhere ikaze abafatanyabikorwa bacu ndetse n'itangazamakuru ryose riri hano muri rusange. Murakoze. Urakoze Hamisi. Mwiriwe. Turabashimira cyane ko mwitabiriye iyi press conference muri itsinda rigari. Nagira ngo mbere ko dutangira babwire abafatanyabikorwa bacu muri MTN Iwacu Muzika powered by Primus. Nahera ku muyobozi hano, namubaha kivuga. Umuyobozi arabakiriye. Nitwa Alain Numa, uturuka muri MTN, abashinzwe CSR na MTN Foundation. Aba nishimiye kuzaririmbana na
njyewe nitwa Teta Mpyisi, nshinzwe brand and communications at MTN Rwanda. Murakoze, mwiriwe, banyita Ingabire Sheila, nkaba ari njye ushinzwe ikinyobwa cya Primus. Tukaba twishimiye ko tuje gufatanya na MTN mu gikorwa cy'iwacu. Murakoze. Mu kwakira abahanzi bacu tugiye kubana muri iki gikorwa, nasaba ko Bwiza yakwinjira. Bwiza Emerance ni umwe mu bahanzi tuzagendana n'ubundi muri MTN Iwacu Muzika Festival ikomeje ku nshuro yayo ya kabiri. Murakoze cyane Kigali Protocol. Hanyuma nifuje kwakira Bushari, ni umwe mu bahanzi nawe tuzagendana muri MTN Iwacu Muzika Festival. Arakoze cyane. Hanyuma nifuje ko twakwakira Kenny Soul, umwe mu bahanzi nawe tuzagendana muri MTN Iwacu Muzika Festival. Arakoze cyane Kenny Soul, ni umwe mu bahanzi tuzagendana muri MTN Iwacu Muzika Festival. Arakomeza kuri uru ruhande, yaza ahangaha Kenny Soul, wakomeza ahangaha kuri uru ruhande. Murakoze cyane. Thank you. Hanyuma ngarutse kuri uru ruhande, nifuje ko twakwakira Bruce Melody, tuzagendana n'ubundi muri MTN Iwacu Muzika Festival. Thank you so much Bruce Melody. Hanyuma nifuje ko twakwakira Ruti Joel, umwe mu bahanzi tuzagendana nayo muri MTN Iwacu Muzika Festival. Arakoze cyane Ruti Joel. Nyuma ya Ruti Joel twakwakira Chris Easy, nawe ni umwe mu bahanzi tuzagendana muri MTN Iwacu Muzika Festival. Hanyuma twakire umuhanzi wa nyuma ni Young President Dani Nanone, nawe ni umwe mu bahanzi tuzagendana muri MTN Iwacu Muzika Festival. Dushimire cyane MTN ndetse na Primus bo bahisemo kudutera inkunga ndetse no kugendana natwe muri iki gikorwa cya MTN Iwacu Muzika Festival. Nk'uko rero umuyobozi mukuru wa East Africa Promoters yatwakiriye abafatanyabikorwa bacu, twifuje kongera kumusaba ko mu by'ukuri atuganiriza kuri MTN Festival yo ikomeje igiye kuba ku nshuro ya kabiri, ndetse no kuduhera umwanya abahanzi bazataramana natwe, bazataramana n'abanyarwanda kuri inshuro. Murakoze cyane. Murakoze Hamis. Mbere ya byose reka mbanze musore gato kuri Hamis. Iwacu Muzika yatangiye ari Iwacu Muzika ubu ni ku nshuro ya kane. Yatangiye mbere ya Covid, no muri Covid nzi ko mwayirebaga mwayikurikiye. Ubu ahubwo tugiye ku nshuro ya kane, umwaka wayo wa kane, ariko noneho ikaba yarahindura ibizina muri MTN Iwacu Muzika Festival mu rugendo rw'imyaka 5 dufatanya na MTN, ariko ku bw'umwihariko noneho n'uyu mwaka
ikaba iri powered by Primus kugira ngo igikorwa kibashe kugira izindi mbaraga, kigende neza, binadufashe kujya ahantu hatandukanye mu gihugu. Icyo nababwira rero ni uko ndashimira abahanzi tuzagendana urugendo rw'amezi 2. Ni tour izaba ari nini. Mu kanya ndaha buri muhanzi nawe abibwire, cyangwa mbere yuko ninjira mu rugendo nyirizina nabanza nkaba abahanzi bakabanza bakabaramutsa. Murakoze. Muraho neza, nitwa Bruce Melody. Nanjye nishimiye kuba ndi muri uru rugendo rwo gushimisha abakunzi bacu dufatanyije na EAP, MTN ndetse na Primus. Ni abantu n'ubundi dusanzwe tubana kandi bikarushaho kugenda neza, rero njye nditeguye. Ibindi rero wenda turaza kwivugana nyuma. Murakoze. Ndi Ruti mu ngeri baririmba, ndi Nkubito y'Ubuvuzi bw'Ibwami. Ruti Joel, ndi intore, nishimiye kuba ndi muri ibi bitaramo. Binteye umunezero. Murakoze. Nitwa Chris Easy, nkaba nishimiye kuba ndi hano, nishimiye kuba ngiye gufatanya n'abavandimwe n'abakuru bacu muri MTN Iwacu Muzika Festival. Asante sana. Muraho neza. Murakoze. Nitwa Dayi nanone, nanjye ndi umwe mu bahanzi bagiye gufatanya urugendo na EAP na MTN ndetse na Primus. Nishimiye kubana namwe kandi nishimiye nanone gukorana na bagenzi banjye mu rugendo, kandi nizeye ntashidikanya ko bizagenda neza, tuzashimisha abanyarwanda muri rusange. Murakoze. Mwiriwe, nanjye nitwa Bwiza. I'm happy nanone kongera kuba part of MTN Iwacu Muzika Festival. Murakoze. Nanjye banyita Bushari Bushido. Nishimiye ko tuzaba turi kumwe muri uru rugendo. Murakoze. Amazina yanjye ni Kenisol. Nanjye nshimira n'abaduhaye iki cyizere kuba muri uru rugendo. Ku nshuro yanjye ya mbere ndakeka bizagenda neza. Murakoze. Murakoze. Nashimira abahanzi. Twagira ngo duce muri make urugendo tugiye gukora dutandukanye n'ubwo twakoze ubushize gatoya. Kuri iyi nshuro MTN Iwacu Muzika powered by Primus ni igikorwa kizaba kinini, kigariho gatoya kurusha umwaka ushize. Umwaka ushize twakoze uturere 4, ariko kuri iyi nshuro tuzakora uturere 8. Bivuga ngo ni tour nini izamara amezi 2. N'abatindiye rero tuzahera muri Musanze kuwa gatandatu utaha kuri 31, ubwo tuzaba dutangiye iki gikorwa nyirizina, ni festival. Ku nshuro ya noneho dukomeze no mu yindi mijyi, aho tuzakurikizaho Gicumbi, aho hazaba ari ku itariki 7, hagakurikiraho Nyagatare tariki 14, hagakurikiraho Ngoma kuri 21, hagakurikiraho Bugesera kuri 28, tukajya i Huye ku itariki 5, tukajya i Rusizi ku itariki 12, tugasoreza i Rubavu ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. Numva ni urugendo rurerure ruzamara amezi 2, dususurutsa abakunzi b'umuziki nyarwanda. Igihari nkizara bambazaga ngo harimo dushya tuhe bashaka amatsiko. Icya mbere ni uko nk'uko mubizi tugerageza guteza umuziki nyarwanda imbere dufatanyije namwe, dufatanyijwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, kugira ngo music yacu aho iri ubu ngubu yongere
igere ku rundi rwego, kandi tukanifuza dufatanyije n'abafatanyabikorwa ko music yacu iri ku rwego rushimishije, ariko iracyafite urugendo, ari byo twese dufatanyije, itangazamakuru, abahanzi, ibigo bitandukanye by'abikorera ku giti cyabo, inzego za leta, ubuyobozi bw'igihugu, bose mubona ko bari gushyiramo imbaraga kugira ngo umuziki wacu ugire icyerekezo mu ruhando mpuzamahanga. Ni ku bw'ubyo rero natwe dukomeza gufatanya gushyiraho iryo tafari kugira ngo nk'uko muri kubibona umuziki nyafurika urimo uragenda usa nk'uyobora gahoro gahoro ku isi, natwe rero muri uwo muziki nyafurika icyifuzo ni uko twazibona muri urwo ruhando, kandi birimo biraza. Nta kwirara, nta gucika intege, ku bufatanye bwanyu, ku bufatanye bwacu n'abikorera n'ibigo bitandukanye n'ubuyobozi, hari icyizere cy'uko naho abandi bageze natwe dufite impano zikomeye ku buryo bazahagera. Ikindi kirimo ni uko izi show zose ziri full live, nk'uko musanzwe mukurikira event dukora, ni full live concert. Tuzagerageza gushimisha abanyarwanda muri rusange. Umwihariko urimo muri MTN Iwacu Muzika Festival powered by Primus ni uko iyi festival ifite umwihariko y'uko niba mwumvishe uturere twose tuzajyamo nta Kigali irimo, umwihariko wayo ni festival igenewe imijyi cyangwa uturere dutandukanye tw'igihugu, kuko bahafite abakunzi benshi. Hari n'ibindi bikorwa turi guteganyiriza mu mujyi wa Kigali, ariko iyi tour izajya ituwaringa buri mwaka hanze y'umujyi wa Kigali. Bivuga ngo bizafasha n'abanyarwanda kujya basusuruka bajya mu yindi mijyi itandukanye y'igihugu. Tukaba twifuza n'abafatanyabikorwa kuri ya standard y'igitaramo cyuzuye, uvuga ko aho yabera hose yujuje iby'igitaramo cyabera i Kigali, umunyarwanda wese ahari ashobora gukurikirana event, akaba azi ko uko abona Bwiza, Dani Nanone, Bruce Melody, Keniso n'abandi, uko muri Kigali bahabwa ayo mahirwe yo guperforminga ku byo bifuza, ariko no ku rwego rw'akarere iyo show nibura bakayibona. Nibyo nshimira cyane bimbuye ku mutima abafatanyabikorwa bacu MTN ndetse na Primus kuba icyo kintu baremeje kugishyigikira, bakavuga bati no, abana b'abanyarwanda, umuziki w'abanyarwanda, kuki abandi babishobora, kuki twebwe tutabishobora. Rero ndabashimira cyane ku bufatanye. Ntekereza yuko naha uhagarariye MTN Bwanare nawe akagira icyo ababwira, ndetse na Primus tugatangira ibibazo. Murakoze. Thank you very much. Allow me to speak in English, but my colleague Alain will speak in Kinyarwanda as well. We're very happy to be part of MTN, rather sponsoring MTN Iwachu Muzika Festival together with East African promoters. We are very happy to have our partners Primus join us for this year. And as you know, last year was our first edition of MTN Iwachu Muzika Festival, and we have partnered with EAP for the next, the partnership was for 5 years. So we have 3 more years to go of having a very, very beautiful platform whereby all our artists, Rwandan artists, are coming together to, to express whatever it is that they have to Rwandans at large. Joseph mentioned that we'll be going countrywide. We're really looking forward to that. As one of the key pillars of MTN Rwanda when it comes to sponsorship is entertainment, sports, and empowerment. And actually that's why Alain is here. He'll speak to the angle of empowerment. But music, rather entertainment, is one of the key pillars, and we're looking forward to empowering not only the artists that we have here, because these are already made names in the industry,
but we're also looking at empowering the younger up-and-coming artists in all the regions that we're going to be visiting. So I'm not going to say much. I'll have Allah speak to the rest of it. But once again, we're really happy to be here and looking forward to the next couple of editions. Thank you. arakoze cyane mwongeye kwirirwa nk'uko yarabivuze twishimiye kongera kuba hano hamwe na EAP ndetse rero n'umufatanyabikorwa wacu stakeholder ariwe Bralirwa we dufite aho duhurira nk'abacuruzi ariko uyu munsi turi hamwe kugira ngo twongere tugire icyo tuzana muri edisiyo ya muzika mu rubyiruko ndetse no mu Banyarwanda bose muri rusange. Joseph yaravuze ko umuziki nyafurika utangiye kuyobora ku isi n'u Rwanda rukaba rutarajya kure rutangiye narwo kuyobora ku isi, nicyo gihe cyo kongera kwerekana aho u Rwanda rugeze n'abahanzi. Avuga ati ni agahe agashya ni uko abahanzi mwabonye ubushize ni aba ngaba ariko bazakora ibirenze ibyo bakoze ubushize. So twe nka MTN gushyigikira nta kindi, aho tuvana ibi ngibi ayo mafaranga aho tuyavana ni muri ya yandi yanyu y'amayinite twongera tukavuga tuti muri make twabonye reka twongere dufate mu make twongere dusubize abanyarwanda muri urwego rwo kwishima. Twahateganyijwe byinshi. Umwaka ushize twagize ibikorwa bitandukanye hejuru ya muzika, hejuru yo guhura n'abayobozi, twateye ibiti kugira ngo tuzasubira kureba niba byarameze, ariko twizere ko byameze. So uyu mwaka naho turateganya ibindi. Ibi byose ni ukugira ngo tutajya kwiyereka gusa abakiriya cyangwa abanyarwanda muri rusange ni ibihe bindi bihe berekane icyo gikorwa cyaba umuntu ariho ya empowerment yavugaga. Tuzatanga iki, tuzafatanya gukora iki, byose ni ibintu tuzagenda tubagezaho. Rero ni igikorwa twishimiye, tuzajyana na Primus. Ubwo hongeye hahiye noneho nk'uko babivuga, ubwo icyo dusigaje ni ukugira ngo twese tuzamure amapantaro tugende dukata umuziki. Ibiteganyijwe rero bidasanzwe nta kindi ni uko ibyo bidasanzwe muzabisangayo. Murakoze. Murakoze. Nanjye ntunganiye bagenzi banjye. Primus twishimiye kuba turi abafatanyabikorwa bwa MTN Iwacu Muzika hamwe na MTN. Nk'uko mubizi Primus nicyo kinyobwa cya mbere, niyo byeri ya mbere yaje mu gihugu imyaka 65 ishize, ariko muri iyo myaka yose twahoze tubaha imyidagaduro dusapotinga music nyarwanda. So niyo mpamvu twongeye tukagaruka muri Iwacu Muzika kugira ngo dusapotinge umuziki nyarwanda. Turi kumwe n'abahanzi bakomeye cyane mu gihugu, kubw'umwihariko twaba turi kumwe na brand ambassador wacu Bruce Melody. So ni ikintu twishimiye cyane kuba turi part of this event. Kubw'umwihariko kandi ubu none turimo turakora outlet activations cyangwa promotions mu gihugu hose, nk'uko Joseph yabivuze. Mu ntara zigiye zitandukanye tuzakoramo Iwacu Muzika tuzagira dukora promotion mu bubari, akabari kaba kazatsinda kakagirirwa amahirwe yo kwakira brand ambassador wacu Bruce Melody kuza agahura n'abafana be umunsi umwe mbere y'igikorwa, ariko bitabujije ko n'izindi outlets cyangwa ubundi bubari bucuruza Primus tuzaza mu gikorwa nyacyo tugacuruza inzoga ikunzwe cyane, ariko tukanagurisha n'ibindi binyobwa bidasembuye. Ariko kugira ngo dukomeze partnership yacu na MTN, ibinyobwa byose bizagurishwa uwo munsi tuzaza dukoresha MTN momo code cyangwa MTN kugira ngo twishyure. So nta cash izaba yemewe, ariko iyo ni mu buryo bumwe twafatanya na MTN kugira ngo twese hamwe duteze imbere umuziki nyarwanda. Murakoze cyane kandi twishimiye kuba turaha. Murakoze. Kuri iyi nshuro muri ahasanzwe ni ubuntu, muri VIP ni 2,000 ariko ugahabwa pack ya MTN. Ugura pack ya MTN ukinjira. Hanyuma tukaba twifuza ko umwaka utaha, mu cyifuzo dufite nuko twabivuze inshuro nyinshi akagenda havukamo imbogamizi, ariko umwaka utaha turifuza yuko nidutangira kwamamaza hakiri kare, hari uburyo turi gutekereza kwinjira muri MTN Iwacu Muzika powered by Primus. Bizaba biri ari ukwishyura. Ibintu byo kuba ubuntu, hari icyifuzo cyo kugenda tugabanya icyo kintu.
bivuga ngo rero hari uburyo turi kugenzura ku buryo umwaka utaha biri mu byifuzo n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo uwinjiye aba afite eza product ticket, ikintu yaguze gituma aza kureba ahantu umuhanzi ari gupafomingira. Icyo ni cyo nashaka kongeraho kugira ngo abantu bajya muri VIP bamenye ko kugura itike hari pack bazajya bahabwa. Icyaba gisigaye ni ukumenya ko hari pack yatanzwe na MTN, ubwo na Bralirwa izatubwira icyo muri VIP bazagenerwa, ariko ntabwo mvuze none ko ari Murakoze, nitwa Iva Etienne, mfite ibibazo bibiri, kimwe ndakibaza MTN, ikindi ndakibaza EAP, n'abahanzi baraza kunganiraho baragira icyo basubizaho mu ijambo rimwe. Ikibazo cya mbere mfite kuri MTN, baruvuze ko amafaranga mushora ari yayandi n'ubundi muba mwakuye mu bakiriya, kandi mu minsi ishize twumvise ko mwagize igihombo cya miliyari zigera ku 10 zirenga. Ese ubu noneho ubwo ntibizarangira buhombye nka 20 cyangwa 30? Ikindi kibazo cya kabiri ndakibaza EAP, ese gukomeza kujyana abahanzi mu ntara bakaririmbira ubuntu, hari ababivugira mu matamatama bati ibi bintu kwica izina ry'umuhanzi, ibyo bituma badashobora kuba bajya mu ntara ngo bategure ibitaramo byabo bwite. Icyo nifuzaga ko n'abahanzi nabo baza kugira ikintu bagenda babivugaho mu ijambo rimwe. Ubundi mwebwe mubitekereza mute, kuki mudashobora kugenda mu ntara mutegura ibitaramo byanyu bwite, mwishyuza amafaranga, muzajya mutegereza Boba bajyane kuririmbira ubuntu gusa? Ako pasiteri karagaruka ngo mu byiza no mu bibi dukomeze dushima Imana. So MTN ntabwo muzakundana mu nyungu gusa, nitunahomba n'ayo make tuzayakoresha mpaka tujyane. Igikuru nuko bitazima, hari ibyiza ibibi, kandi ibihe bihora bisimburana. Ubwo kiriya gihombo kiragaruka, kuko ntabwo nimwe mwakiduteje, niko biteye, birongera bizuke, ariko dukomeze. Tutakaze miliyari 10, dutakaze n'abahanzi, ubwo turasigaranye. So muri bike dufite turajyana, dukomeza guhomba, tuzahombana namwe, kuko nimwe mutugize ntabwo twigize. So nta gikuba cyacitse, bibaho muri business, mu bahanzi bibaho. Umaze imyaka 2 udasohora indirimbo, nuko nguko. Murakoze ku cyo kuvuga ngo kuki abahanzi batitegurira ibitaramo byabo, ni nk'uko nawe utikamera. Buri muntu wese agira uruhande abasha gukoreramo. Tugira abapromota, twumvikane ngira ngo tugira abapromota, kandi niko kazi bakora, badufasha gutegura ibitaramo, kandi noneho banadufasha kugendana n'imiterere n'imimerere y'igihugu cyacu, ibikorwa remezo n'abafana bacu. Rero abapromota tubakuremo, tubashyire hese ko ari wo mwanya bakorera mu business. Twe turabahanzi, habaho n'abashinzwe gutegura ibitaramo, bidakwiyeho ko tudashobora kwikorera ibyacu, ariko iyo ubona ukeneye umupromota muregerana mugakora business. Kandi iteranyuma ry'umuhanzi cyangwa se gusubira inyuma k'umuhanzi na brand ye nuko yaba atabasha gukorera amafaranga, ariko igihe byaba biba hakagira ikibivamo, nibaza ko biba biri kugenda. Wenda ntibiragera aho twifuza, ariko aho turi naho ntabwo ariho twari turi kera. Murakoze. Kuri line up, nkuko muri showbiz, natwe turi muri showbiz, turabikurikirana ubuzima bwa buri munsi, uko abahanzi bacu bazamuka bagenda batera imbere. Hano hari line up, ariko hari n'indi ushobora kwicara nayo ukavuga ngo ni nziza. Dufite abahanzi benshi barimo, hari abatabasha kwitabira iyi event atari uko batakoze, ahubwo umwanya tuba dufite abari mutoya. Muzi ko dukora event itangira saa 8 kugera saa 12. Rero kandi hakunze kuvuka ikibazo cyo kuvuga ngo uko dushyiramo benshi niko abaturage, umuhanzi atangira kuririmba akabavuyeho ngo hajye hundi. Ubu rero tugerageza kuzaha umwanya umuhanzi uhagije kugira ngo akore performance ye neza.
ariko hari n'abandi 4-5 bakwicara ukavuga uti aba nabo barashoboye, ariko nanone ugenda ureba igihe n'umwanya n'uko bitegurwa, bigatuma rero ushobora kulimita ugahitamo bake ariko n'abandi bahari. Murakoze. ntago mbera hose icyarimwe ngira ngo, ariko ibintu bikorwa n'abantu, ni nacyo navugiraga haruguru ko abapromota nyine tubakenera. Iyo bigenze gutyo habaho ibiganiro, habayeho guhindura amatariki twabibamenyesha, ariko kugeza ino tuwa irangiye ndi mu Rwanda. Murakoze. Murakoze. Nitwa Champi cyangwa Jean Paul. Ikibazo cyanjye kirajya kuri Bubu na Primus. Kuva 2009 aho niba nihoka neza twatangiye East African Party 2009, hashize imyaka iri hejuru ya 20 na mwakoranaga n'itangazamakuru neza, ndakeka ntabeshya ariko 2009 kuzamura. Primus na EAP mwakoranaga n'itangazamakuru neza cyane, n'ubu ngubu muracyakorana, ariko mu myaka yashize hari ukuntu ibintu mwagiye itangazamakuru nk'uko muduhamagara tukaza turi benshi, murarimita mukajya mukorana n'ibinyamakuru bifitanye contract na Bralirwa cyangwa na MTN, abandi bose bagategereza bakandika ibintu bakuye kuri bya binyamakuru byageze access bikorana n'abaterankunga. Uyu mwaka ni ikihe kintu ushobora guhinduramo? Twakoze EAP zose kuva 2009 dukora guma nyinshi, so ugenda bariza itangazamakuru bake, abenshi hari ibintu mukora mutari kuri field, kandi mu myaka yashize EAP na Bralirwa byakoranaga neza n'itangazamakuru. nk'ubu ngubu hari access mwahaga abanyamakuru abatwara, buri wese akandika ikintu yabonye kuri field, aho kugira ngo umuntu ajye kwandika ikindi yumvise ku wundi yakuye ku wundi muntu. Uyu mwaka muzahindura iki? Murakoze. Urakoze Jean Paul. Icyo ntekereza, itangazamakuru uko twakoranaga niko tugikorana, ahubwo ryaragutse. Nk'uko yavuze muri 2009 na 2011 icyo gihe itangazamakuru ryari ritoya, hari ibitangazamakuru byandika bitatu, Umuseke, Igihe, Inyarwanda, hari amaradiyo nk'atanu, nta social media zabagaho, na za YouTube channels zabagaho. Ubu ari itangazamakuru ry'umwuga, iry'abikorera, iry'abavutse, ni benshi ubu ngubu, ku buryo rero kuba wakora event ugatwara abanyamakuru nabwo ntiwamenya butwara, kuko babaye benshi, itangazamakuru ryaragutse, imbuga nkoranyambaga zarateye, ni benshi rero. Ahubwo icyo ukora nk'uko tugerageza kubikora, niyo facility baje muri event, ese yinjira ate, anyura he? Ubona ko tugerageza, kuko n'ubundi hari n'abaza akubwira nka YouTube channel akoresha, okay, bikaba ngombwa kureba ko nabaho, ariko tugerageza uko ryaguka, tugerageza kwagukana naryo. Ariko kuba twakora nka event nk'iyi ngiyi tukabatwara, ntabwo twamenya uwo dutwara n'uwo dusiga, ko ryaragutse. Hari ama content mushaka, hari abafite kumva ibintu ku buryo butandukanye, ku buryo rero ntabwo bikimeze nka cya gihe, kuko ibihe biragenda bitera imbere bihinduka. Nta cyahindutse mu mikoranire, n'ubu biracyahari kandi zanahoraho. Na Primus. Yes, murakoze Bubu. Ariko uko mbona, uko turimo turakora, dusanzwe dukorana neza n'itangazamakuru, kandi hari imikorere igiye itandukanye. Hari ikinyamakuru cyangwa media houses covering events zacu, hari ababa bari butumirwe bakaza bakikorera content yabo. Ndibaza ko muri events zacu zose nta muntu w'itangazamakuru duherana inyuma, kandi n'umwihariko aho tugiye hose muri buri karere kose dukorana n'itangazamakuru ry'ako karere. So ndumva wenda niba hari aho bitageze neza no kwiskosora, ariko n'ubusanzwe bwose dusanzwe dukorana neza, kandi tuzabikora neza n'ubu ngubu. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kahizo Jean de Nkora muri RBA. EAP ndumva nta byinshi ndi bubibaza usibye kubashimira. Kuri MTN iyi ni inshuro ya kabiri iri serukiramuco ryitiriwe MTN.
twagira ngo mutubwire inshuro yabanje mwakuyemo iki, mwabonye amahitamo mwagize yo kuza gushora muri creative industry muri ubu buryo bw'ibi bitaramo ari meza, ari amahitamo mwakongera mugakora n'uyu mwaka n'indi myaka iri imbere. Icyo ni kuri MTN. Kuri Bralirwa ubundi mwajyaga mutegura ikintu nk'iki kinini mwenyine, uyu munsi mwaje kwisunga MTN cyangwa se mwaje gufasha MTN. Nkeka ko ubu ni igihombo kuri creative industry, kuko nimbo twari tugize amahirwe MTN ije kuvuga ngo reka dutegure ikintu kinini nkatwe twenyine, wenda na Bralirwa yabakwiye kuba itegura nayo ikindi kinini nk'iki ngiki. Twagira ngo mutubwire haba hari ubundi buryo cyangwa se hari ibindi mutegura apari yo kuba nk'uko mwabikoraga mugitegura Primus Guma Guma. Ni nicyo nabaza ku bahanzi. Ruti navuga ko ni umuhanzi uririmba injyana navuga zose, ariko akenshi iyo tugiye kumukarasa cyangwa abantu iyo bagiye kumukarasa muri gakondo, navuga ko niwe muhanzi uririmba injyana gakondo urimo hano wenyine. Kuri wowe ni iki bivuze kuba uri kuri iyi line up ari wowe muhanzi navuga uririmba injyana gakondo? Nicyo ndi kukubaza. Kuri Bwiza nawe ndabona niwe mukobwa urimo hano, bivuze iki kuba muri iyi line up yose urimo nk'umukobwa wenyine? Nunareba no mu myaka hari ndabona ari we muto, nawe watubwira kuri wowe ni ibintu bivuze iki? Ndumva ari ibyo. Murakoze, niba nabajije byinshi. Okay, reka tugisubize ko ni byinshi. Reka MTN isubize, Bralirwa isubize, Ruta asubize na Bwiza asubize. Arakoze. Nk'uko twabivuze, MTN kugira ngo ijyemo nta zindi nyungu turashaka, ni ukugira ngo twebwe hejuru ya bwa bucuruzi bwa buri munsi noneho turahurira hehe, niyo mwanya twongera tukamanuka tugasabana n'urubyiruko cyangwa n'abakunzi ba muzika. Nta kindi icyo tugamije ubu ngubu ni ukugira ngo buri wese yishime. Ikirenze icyo ngicyo ni uko tuba tugendana n'itsinda rya MTN ry'abakozi, kugira ngo aho waburiye umwanya wo kujya kubaza icya simu swap, icya simu nde, icya twa tubazo twose ubu bafite aho ngaho hafi. Naho ubundi inyungu nyanyungu ni iy'ibyishimo by'umunyarwanda, kandi rero twarishimye umwaka ushize byagenze neza. Kugira ngo comment ni ibitaramo abantu baherukaga kera, so ubu ngubu ngira ngo comment zagiye zisohoka nuko babyishimiye, ntabwo bishimiye ko ari twebwe, bishimiye umuzika. Rero iyo dufatanyije n'abantu bazanye initiative nka East African Promoters biradushimisha, kugira ngo twese dukore iyo bwabaga, uriya muturage wo hepfo mu isibo nawe yishime, niyo nyungu tuvanamo. Kandi rero mu gihe bitarabomoka ngo bipfe burundu, nta cyatuma natwe tuvamo, tuzakomezanya. Bishimishijwe nuko dufite umukobwa wacu brand ambassador Bwiza wacu, Bwiza bwa MTN. Turashima ko abaye umukobwa wenyine, okay na teta wenda bazafatanya kuri stage, ariko ibyo byose ni ibyishimo dushakira umuturage w'u Rwanda. Murakoze. Yes, murakoze ikibazo cyiza. Kera twigeze gukuraho Primus Guma Guma, yari event nini cyane, ariko mu kubaho twese abantu bagenda baguka, ibintu bigenda biza, ibintu bigenda bitandukana, kandi burya rimwe na rimwe kwigumanira ibintu ntabwo biba byiza rimwe na rimwe. So ni byiza kugenda mufatanya n'abandi bantu batandukanye. Actually ubu ngubu dufite campaign yitwa Primus Iduha Vibe. Dutanga vibe ku abafana b'umuziki, dutanga vibe ku kinyobwa abantu bose bakunze. So Iwacu Muzika, MTN Iwacu Muzika powered by Primus, twabonye ari platform nziza yo kugira ngo dukomerezeho niyo campaign, dushaka gutanga umwidagaduro ku bafana ba muzika n'abafana ba Primus. So ndabona nta kibazo kiba kirimo kugenda ufatanya n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, ariko icyo dushira imbere cyane no gusapotinga umuziki nyarwanda kandi tubaha ikinyobwa gikozwe cya mbere mu gihugu. Murakoze. Ibibazo byabajwe abahanzi. Murakoze. Ngira ngo impamvu ndi hano ni uko
ibi bya gakondo nshobora kuba narabyibanzeho cyane ahari nuko byitwa Iwacu Muzika Festival, iby'iwacu nyine ngira ngo ni ibi ngibi bya gakondo, ahari barabirebye basanga ngomba kuba ndimo, ngira ngo ariko yego, ngira ngo ni jye jyenyine ufite iby'iwacu hano ahari. Murakoze. Icya mbere nahereho ni ugushimira EAP kuko icyizere n'ubushobozi bongeye kumbonamo kuri iyi nshuro. Icya kabiri ni ugushimira abaterankunga bakomeje kugira icyizere mu muziki nyarwanda, cyane MTN Rwanda ndetse na Bralirwa. Ku cyo Akayezu yarambajijeho uburyo niyumva, of course ndishimye kwibona kuri ino line up ya bano bantu bakomeye gutya baba bakoze cyane, si uko bandusha kuko nanjye ndi umwe muri bo bashoboye kandi bakora byiza benshi bakunze kugeza ubu. Rero kuba ndi umukobwa njyenyine mbashe guhagararira abandi this time ni ibintu binteye ishema n'abafana banjye muri rusange, kandi nzi ko nzabikora neza. Wenda ikindi nakongeraho ni uko njye nabonye bitagaragaye neza tubize kwikoresha akanama na bagenzi banjye, maybe next time hazabe hicaye umugabo. Murakoze. Murakoze, nitwa Ntwari Mukama, nkorera Radio TV 10. Ndashaka kubaza ikibazo cyanjye EAP. Yego. Nari mfite ikibazo, kubera iki mwahisemo umukobwa umwe, muradusobanurira impamvu. Ubundi abahanzi bari hano, ubwo nabo wenda baraza kutubwira, babona inyungu ki mu mashusho y'ibi bitaramo, right? Kuri coverage ziba zabaye ku bitangazamakuru yabo binyuzaho live mukorana, cyangwa se na nyuma yaho byapodingwa kuri platform zanyu. Ubundi mubisharinga gute? Mutuma n'impungenge nanone ku kibazo kijyanye na sound yagaragaye kenshi, tukumva ko bamwe bavuga bati byari kuruta ko bakora playback, kuko live kenshi yajyaga ivuga nabi kuri bimwe, ugasanga abantu benshi babigizeho ikibazo. Murabitubwiraho ibyo bibazo nari mfite. Murakoze. Abahanzi dufite ni benshi, ntabwo bajya muri event imwe ngo bikunde cyangwa muri project imwe. Ugenda ureba uko bakoze, uko bitwaye. Ndakeka ko Ubwiza ari mu bahanzi barimo barigaragaza, barimo barakora, n'abandi barakora, ariko nabo barakora cyane. Icya kabiri warubaje ni icy'amashusho. Amashusho tuba dufata muri event nabo bayafiteho uburenganzira, ariko nk'uko tuba dukora projet runaka, hari ayo duha abafatanyabikorwa kugira ngo dukomeze kwamamaza igikorwa. Hari platform za MTN tuba twashyizeho uko event yagenze, highlight, amafoto, n'abahanzi nabo babifiteho access, na EAP ubu na Primus. Ni mu buryo bwo gukomeza gupushinga event. Ntabwo tuba tubikora kugira ngo ducuruze amashusho yabo, ko twebwe ntabwo tureba kuri social media platforms uburyo bacuruza, twebwe tuba dupromotinga event twakoze. Ikindi warubajije cyari cya sound. Mu bitaramo byose twakoze so far, bimaze byinshi cyane byabona ubwoko, nta kibazo turagira, kandi turizeza yuko kuri uyu mwaka production izaba yariyongereye nini, stage setup, tuzashyiramo uburyo bushya bwa setup turi gutekereza, muzayibona nimuza muri event. Ariko kuri sound na kwemeza ko nta kibazo dufite, nta n'icyo so far EAP iragira. Urakoze. Nk'umuhanzi ikintu cya mbere nzajyana ni umuziki, kubera ko ariko kazi nkora ku muziki. Ariko nk'uko bivuze koko ibitaramo naherwagamo binini mu ntara, wenda bisa nk'ibingibi ni ibya Primus Guma Guma. Urumva ikintu cya mbere nzajyana kurusha ibindi mu bunararibonye, kubera ko ntabwo ndi mushyashya muri ibi bintu. Ikindi kandi nanone ni uko naragutse kuba hari ibyiyongereye nyine kuva icyo gihe kugira nonaha nagiye ku ishuri ku muziki,
hari imiziki ifite myiza igezweho, hari ubuhanga, hari byinshi. Navuga ko abantu bagiye kumbona bundi bushyashya kurusha uko bambonaga mbere, kandi noneho bizaba ari byiza kurusha uko byari bimeze mu bihe byashize. Murakoze. Ntekereza ko wari uvuye aho ngaho tutakikubajije, kandi bijya bigaragara ko stage zawe ari wowe ujya utwika cyane cyane iyo bigeze ku baraperi. Urakoze cyane. Ntabwo bizaba ari ibintu bitunguranye. Abakunzi ba Kenya Trap barabizi, ni nka gahunda ya leta, sibyo? Reka dutegereze Musanze aho tuzatangirira, nabo ni ingagi, nanjye ni ingagi. Twese muri rusange mu ntara zose tuzataramiramo bashonje bayishiwe, ni gahunda ya leta, sibyo? Ikindi kibazo ni EAP nkibaza, ubushize abahanzi bari 8 mu turere 4, ubu ni 7 mu turere 8. Mwabonye ari bwa buro bwinshi bwishyura umusuru ku buryo muhagabanukaho gake? Ikindi ndakibaza Bushari, biragaragara ko hip hop muri iyi minsi isa niyongeye kubura umutwe ugereranyije n'iminsi ishize, ariko se ni iki mukibura kugira ngo niba ajya guhitamo still mwe mukiri bakeya? Ubushize mwari 2, Riderman none nawe yavuyemo, hasigaye wowe, urabonamo buri iki? Murakoze. Ko ari umwanya gusa kugira ngo abantu bamenye ibyo ari byo, kandi no kumenya fan base yacu uko imeze n'uko iteye. Ntabwo tubyuka mu gitondo ngo twigana abandi, kuko ntituri bo. Turi abanyarwanda bafite industry y'umuziki ikiri kwiyubaka, ikiri ntoya. Tugerageza rero kujyana nayo kugira ngo uko bishoboka bari ko tubikora, ariko bitabaye ibyo wabona nkawe waravukiye mu ntara ugahita uzi Kigali, ubuze nitujya mu ntara ntituzakubura. Rero uko bigushobokera niko akazi gakoreka, kandi ntihagire ibyangirika. Abafana bacu tukabageraho, ko abenshi wenda rimwe na rimwe usanga nta n'ubushobozi bafite. Niyo mpamvu nshimira na EAP yatekereje ko nka VIP wenda bashobora kuyishyuza. Mbere byari ama invitation ahari, ariko uyu munsi abantu batangiye kwishyuza. Ariko uzacunge ko ibyo bintu twabigerageza i Kigali. Ntabwo bishoboka kuko tuzi ko i Kigali abafana bacu hari uko bameze. Sinzi niba bisobanutse. Hanyuma rero umuhanzi uza ku rubyiniro gutya ntabwo aba yahaziye ubuntu. Ntabwo EAP turi inshuti cyane, baba babizi ko ari akazi. Ntabwo ari njye uri kwivugira gusa, na bagenzi banjye barabizi. Ni naho abaterankunga baziramo kugira ngo n'ako kazi kacu kagire ikikavamo. Murakoze. Ikibazo wari ubajije ngo cyo kuba ngo harimo abaraperi bake, niko wari ubajije ra? Nkeka ko atari ikibazo. Icya mbere ni umuziki tuba dushiriye abakunzi bacu bari hirya no hino mu gihugu. Nk'uko umupapa aba yabivuze, Bubu, ntabwo twese ntabwo yatubonera time ngo twese tube duhari. Ushoboye nyine aragenda tu, niko biba bimeze. Kandi ntabwo ari njye muraperi wenyine urimo, harimo na mukuru wanjye Dani Nanone. Ndumva ari uko bimeze. Na Chris Easy. Kuri Bruce Melody ndakubaza uko wakiriye kongera guhura kwa The Ben ndetse na Coach K kuna kureberera. Hanyuma Ruti Joel ndashaka kubaza itariki 31 uzaba igitaramo bizatangira, ariko uzaba bagomba no kuzaperformera mu gitaramo kizabera i Kigali cya Masamba. Ubwo uzabigenza tuzabihandura gute? Harya warumbeje ngo iki? Wakiriye gute kongera guhura kwa The Ben umuvandimwe wawe ndetse na Coach K? Oya, kuko batazaza muri iwacu na muzika tuzabivuga ubundi, byo ntabyo nakiriye. Urakoze cyane, igitangaza ntabwo atarayangiza. Urakoze cyane. Tariki 31
ngira ngo hari igitaramo cya Masamba Intore kandi nyirimo uwo munsi, ngira ngo ahari sinzaba ndiyo mu ntara, ariko kuko ngira ngo byavuzwe kera, ariko papa wacu Bobo arabizi n'abandi bose barabizi, ariko nzaboneka mu bikurikiraho ngira ngo. Nitwa Lucky Ngorera RBA. Ikibazo cyanjye kiraza kuguha agaciro no kwishimira ibyo tugezeho ndetse n'ibyo turimo uyu munsi, niba ari MTN Iwacu Muzika Festival Season 2. Nyuma y'amatora, nyuma yo kurahira, bivuze ko tukiri mu ntsinzi. So bivuze ngo n'aba bahanzi bakoze muri campaign kandi bakwishimira kubona ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu aje muri MTN Iwacu Muzika Festival, kubera ko turi kumwe na brands zikomeye EAP, MTN ndetse na Bralirwa cyangwa se Primus. Ubuyobozi bwa East African Promoters mutekereza iki ko buriya usabye arasaba, bitewe na gahunda ihari tukareba ko bishoboka? Bizabaho cyangwa murabitekereza ko twatumira umukuru w'igihugu muri MTN Iwacu Muzika Festival?